ese iri jambo wari urizi? Erega ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi gupfa kumbereye inyungu. Iri ni ijambo ryavuzwe na Pawulo. Yerekanye ko kubaho ari Kristo. Bivuze ngo kubaho ubuzima bwacu bwose dukwiriye kuberaho Kristo. Ibyo dutekereza, ibyo tuvuga, ibyo tureba, ukwiriye kumenya ko izingiro ry'ubuzima bwawe rigomba kuba ari Kristo. Kuko kubaho udafite Yesu cyangwa se kubaho udafite Imana ntacyo bimaze. Byuzuyemo amaganya, ibibazo, ibyinshi, kutizera, kutiringira. Ariko iyo wizeye Kristo ukamugira ishingiro ry'ubuzima bwawe, ubasha kugira ibihe byiza ndetse ukagira n'amahoro yo mu mutima. Asoreza ku ijambo rikomeye cyane rivuga ngo gupfa ni inyungu. Ushobora kumva ibyo bintu bitabaho kubera ko twese dutinya gupfa. Ninde se ushaka gupfa? Ariko gupfa k'umukristo ni inyungu. Kubera yuko za mbaraga zazuye Yesu Kristo zatsinze urupfu, izo nizo mbaraga ziba muri twebwe. Bivuze ngo kubaho k'umukristo ntabwo birangirira muri ubu buzima gusa. Oya, ahubwo twahawe ubugingo buhoraho tuzabona nyuma y'ubu buzima. Iyi si tuyirimo tuyibayemo by'igihe gitoya, ariko iwacu ni mu ijuru. Kandi gupfa niko kutuvana muri uyu mubiri no muri iyi si yuzuye ibibi, tukigira mu ijuru guhura n'uwadupfiriye. Kandi mwibuke yuko ingororano zacu ziruta izindi zose ari ubugingo buhoraho, tuzazihererwa mu ijuru. Muri ino ngingo niwe wavuze ngo nakuye amaso ku by'isi ngo nyerekeza ku by'ijuru. Yesu duhora dusenga, duhora tuvuga, duhora turirimba, nitujya mu ijuru tuzamubonesha amaso yacu. Ntitwumve yuko gupfa ari ikintu kibi ku bakristo, ahubwo gupfa ni iherezo ry'ibibazo ndetse n'itangiriro ry'ibyishimo bidashyira ndetse n'ubugingo buhoraho. Ahubwo ikibazo gihari kigasigara kimeze gute? Ese koko uremezanya n'umutima wawe neza yuko iryo juru uzarijyamo? Ubaye utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nakugira inama yo kubikora aka kanya, ukamwakira, ukamuhitamo, maze nawe ukabasha gukurwa mu gitabo cy'urupfu ugashyirwa mu gitabo cy'ubugingo. Shalom.